Bimeze bite musore mwiza? Turashima Imana, turashima Gisireti. Ewana, nawe ndashimira Imana n'abantu bakeya. Ziraranga muntu ni sawa. Gusa genda ndashimira n'ubuyobozi bwacu buri kutugezaho ibintu by'iterambere. Urabona ziraranga muntu ewana ni zikoranye ikoranabuhanga kabisa. Nta muntu uzongera kugendana ibyangombwa. Reka nta muntu wo kugendana ibyangombwa, gusa n'ukugera ahantu bakubaza izina ryawe ewana kureba muri kamera gusa bagahita babona ngo wari ufite irangamuntu cyane nta bifite. Muzehe aravuga ati abacengezi tubata abacengezi bari bareko kutwinjira bareko gutwara inyungu zacu ubusigirwa inyungu zacu ubusugirwa inyungu zacu. Urabona zirarangamuntu zizakemura ibintu byinshi. Nta muntu uzongera gutakaza irangamuntu ngo avuge ngo nayitaye, nta muntu uzongera kujya ahantu ngo bamwake irangamuntu ngo ayibure nimba ugiye gusaba akazi. Ni byiza ni byiza ni byiza. Urumva zirarangamuntu zo ni fresh. Wari fotoje se musore? Kare nari fotoje kare. Urumva uragenda bakakubarura, bamara kubarura ukagenda ukicara ukajya bakagufotora, bamara gufotora ugafata ikiboro kimeze nka zira za jomeri bakagufotora. Nari fotoje kare. Nanjye navuyeyo kera. Urumva twebwe ubundi mu Rwanda twebwe turi intore. Twebwe turi intore. Wayibonye? Urumva iyo watoye yego ubundi mu gihugu uri yego. Ni gutya uri umunyarwanda wujuje ibyangombwa. Niyo mpamvu natwe tugomba kwitabira gahunda za leta. Nibyo koko baradufasha ibintu byinshi. Bavuga ati abahungu b'umujyi bariya bazabijyamo rya leta baranego. Reka ni twebwe tujyayo mbere. Gisete aravuze ati abantu bambaye amakoboyi bose n'abasirikare baje. Kandi ntagabeshye. Musaza arabizi ko turi abasirikare kandi turashimira muzehe ku byiza yatugejejeho cyane cyane nka kano karere ka Huye. Kurabona iterambere riri kugenda ridusanga. Iterambere ryaje rwose, umujyi urakeye umeze neza. Ni good. Abawurimo urabona batambuka basa neza bakeye. Ubundi nyine ni hahandi Butare yongeye yabaye Butare ya kera twakuriyemo tubona kera. Urumva amahumbezi urayumva kabisa. Huye ni nziza n'abatuye Huye. Ndetse tugashimira n'ubuyobozi ko twaburanye meruka oba za Muhanga. Uragenda naragiye Kigali wakintu si bakubwiye uburyo naje n'amaguru. Kigali yakonani? Kigali yarananiye. Iwacu ni Huye man. Iwacu ni Huye kuko ihuye aho ngeze hose kuko wabazi imyico yanjye imyitwarire yanjye ntabwo njya mbura job sinjya mbura akazi. Aho ngeze hose bampa akazi bavuga ati kagongo wacu n'umwataka cyane amaresitora n'amabare n'amahoteli arahunda ndatwikura bise n'umutekano kandi uwa mbere reserve yamaye akazi unikorera muri reserve force. Umukaya ndaba nambaye ifuru. Ni byiza ndi umusirikare. None se iyo urebye ukareba imvura ukareba imyaka ngo hajemo ibintu ngo bimeze ngo nk'inyo ngo biboze imyaka, urabona uzabona umusaruro mwiza mu Rwanda hose? Abagoronome barahari mu Rwanda. Hari abantu bafite ubwenge bwinshi bariga iby'ubuhinzi barabikangurira abaturage. Bizera ko kiri atari ikibazo kiri grave, gusa uwabona hajemo ibyo bikoko yagana ababihuguriwe bakamwereka uburyo ki agatanga amakuru bakamwereka uburyo ki yabona umuti wo kurwanya ibyo bisimba byaje mu myaka. Hari ikibazo rero kiba mu byaro, biba mu mujyi kandi mu mujyi imvura iragwa, mu cyaro ntigwe, bikaba mu cyaro bikahaba, mu cyaro nta ubuvugizi, ugasanga ubuvugizi ni bukeya. Buriya twabigenza gute? Twabigenza gute? Ndabizi hari isave ubundi hari abagoronome mugira. Reka nta kibazo. Ni ukuvuga ngo n'imvura igiye kugwa ihita yikuba. Iragiye nta kibazo. Abagoronome mwiza rero nitwaye duherukanye nanjye kuva nava i Kigali. Urabuzure inshuti yanjye iyo nyuze mu mujyi hano babambwiye ati se bamuvandimwe ngo ni impanga yawe. Nguri impanga yiwe. Ariko tujye twishimira yuko tunasashe. Umusore mwiza kabisa. Yuga bumbuze. Salama musaza. Umeze utese. Ni sapeti. Ako wari mu rutaro koko man. Uramuzi? Ndamuzi. Uramugabo ni ifura n'umwana mu magepfo. Afite n'ingoma bajya muteza imbere. Urumva bafite n'ingoma ziryoshye bajya muteza imbere. Yangure n'isama isa niyo yangure. kugira ngo utajya wica na phone irahari ndayifite ariko nguri isaba ati wowe ko ujya nguhamagara nkabo isa n'ubone ku isa isa n'uyibone
gusa ntuzayirya sha umva reka code block yasaye block none ari ndi code yashyizeho ku ruhande yo kugenda na ATM arayimaye ubu ntukinywa dunda ubwo reka narazirese ahubwo reka ngutera iskware rero ngiye gutera iskware sasa dunda ubwo bazireke zica abantu zikamena mabya zikijipiko abantu babadunda ubwo bamenye ko barangiye ubu ngubu inganda zirafunze zadunda ubwo kubera iki mu bitaro CHP abantu barwa CHB yani butare CHB okay good abantu barwaye amabya barwaye ipyiko barafite amaraso bafite ibibyimba mu nda amabya yarabyimye none iyo bazinyweye umva iyo bazinyweye barashyukwa cyane bakarongora umutwe bagakubita umutwe hasi bagasara ni ngorane dunda ubwo umuntu afashe iryo tegeko nibaziceze Burundi tunywa byeri tunywe energy maka energy nisuna banza wumva energy inyobwa cyiza energy drink ikongerera imbaraga amavunane umunaniro byose irabimara nose bimeze bite mwana Kigali wasanze bute fresh Kigali ni wageze Nyamirambo se Nyamirambo narageze ntarasa nyine ngenda nkata kuko nabaga mfite utujob mba ndiho kuko najyaga ya restaurant akoraga Nyamirambo yenze gute se ari Nyamirambo akora umuntu yagahembaga neza mukire yaranyambuye wakinga yarakwambuye mukire yaranyambuye kubera iki mwebwe murakora nimutanga ibyangombwa muvuye ngo mutanze ibyangombwa mugiye amasezerano iyo ufite amasezerano ushaka umwavoka jama namuhaye certificate yanjye duhansinyira ibyangombwa ariko ibyangombwa yansinyiye ntabwo byari byujuje ubuziranenge zarenge zabo niyo mpamvu nabuze n'abantu murega nyine ndavuga ati reka nisubirire Huye nyine kwa kundi mu ku gicumbi cyacu umva yahuye n'ingorane wahuye n'ingorane iyo aza kuba ari ngewe musore mwiza Carmen wese ugira sheri ndamufite navuye ino umbwira ngo ufite ubukwe afite sheri utanga invitation utumira abakapo ahubwo nayinzi yuko ubukwe bwabaye bugeze he ngo tuzagutera inkunga nawe nk'umusani ubukwe bwa musore mwiza ukuntu byagenze njyewe umugore namubyaje abana babiri nawe ati rero wowe tugomba gutwara ubukwe abo bana babiri n'abanjye ngo uvuye ngo nta bana afite nta bana afite kandi bafite ari abanjye ati rero mubyahita mfererenganya ati nzagumana abana banjye ndabafite ari Keza na Blo ubu ngubu ni ukuvuga ngo uri umupfakazi w'umugabo oya ufite abana babiri ufite Keza na Blo oya ntabwo uri umupfakazi ahubwo ni ukuvuga ngo uri indushyi y'umugabo urumva iyo umugore agutaye ubu uri indushyi reka n'abagore buzuye mu Rwanda u Rwanda rwuzuye abagore beza abana bameze neza nka musore mwiza abana bariho furaha yitwa nde musore mwiza bamwita Blo umwana umufurage bamwita Blo cyakora kabisa urumva umukobwa bamwita Keza musore mwiza hari n'undi mfite bita Natasha ni batatu none ubyize batatu ni batatu shasubiraho nta maba nyine musore mwiza oya ikintu tugomba gukora aba ngaba barahagije ni ukurera abana bagatera imbere nkamenya ishuri bagakura egiserensi yaraduhaye amashuri yaradufasha ntacyo umuntu abivuga uko abizi umuntu abivuga ko abizi kuva kuba bigera ku mutima w'umuntu barabivugiye ku mutima sawa turashimira nyakubahwa perezida wa repubulika waduhaye agaciro natwe nk'abaturarwanda turashimira perezida wa repubulika waduhaye stade mpuzamahanga ya Huye iyo habaye akamace rwose tujya kwireba habaye match ntago ari akamace ni match iyo habaye match icyo ari cyo cyose akamace kaba ari keza niyo mpamvu wa mugore wabyaje impanga byagenze gute ko wambwiye ko wamubyaje impanga byagenze gute yahise agenda nyine yaragiye uzazizane nzirerere inka zirakamwa amatarari yagiye hanze n'abana se warifotoje wifotoreje ku murenge wa Ngoma ku murenge wa Ngoma muri Bukinanyana twebwe turi intore muri Bukinanyana ni twebwe abantu biheraho ni twebwe tubanza kugeraho mbere y'abandi bose dufite ubuyobozi bwiza rega bro dufite imiyoborere myiza dufite perezida udukunda ushyiraho iterambere agahita tumenyesha njye mfite ikibazo rero sasa njye mfite ikibazo hari mu majyepfo hari ngo ufite ubuyobozi bwiza hari abantu bambura amatelefone ibyo nahoze mbivuga wajya guhitamukira bakagukubita wagitamukira bakagukubita
bashyira umutekano kabiri umutekano urahari kandi bakutwa abantu babambura ibyabo ingamba zarakajijwe natwe ibyo dushinzwe ibyo bintu babikore umuntu ari mwera icupa ngo yimye umuntu agakubitwa ngo yamwime iyo umuntu ajya gukora ntajyana n'umuntu yamara kwihara amafaranga ngo yamwime gusa ibyo ngibyo perezida ibyo bintu bikemure ubaze n'ahantu babikemure ngo yamwime se bajya gukorana wagiye ku rwego umanutse arashwanyuka none ngo yamwime gusa icyo twabwira urubyiruko wenda ni ugukangukira gukora kuko gukora byo si umuco w'abanyarwanda ibyacu ni ugukora tugakura amaboko mu mufuka tugakora ari ubuyedu ukabukora nibyo ari ubukarani ukabukora nibyo ari ubukanishi ukabukora akazi kose wakora ukabaho utagiye ngaho mvugira dunda ubwonko bazice nta nzoga zirimo dunda ubwonko ngo arizo bita ganura zo numvise ngo bazihereyeho ariko nyine ngo umuntu umweganura ngo ntashyukwa ngo ntiwatera akabari ibibyimba mu nda abagore bazana ibibyimba mu nda gahunda ya ziriya nyirantare zo hakurya iriya isave bimeze bite ko numva ngo hari inzoga bita nyirantare ngo yishe abantu ngo abantu baturumbuye amaso bamwe babyimbye ibirenge abandi babyimbye amatama ngo urebe umuntu w'umugabo ukagira ngo ni umwana urwaye bwaki ibyo bintu birahaba ko ibyo bintu isave sinjya nkunda kwaka ibyo bintu barabiciye abayobozi b'isave barabiciye perezida egisiterete arabati uwo muntu bita Kezuburo ni uwuwe nzamwirebera anyirana n'ibisave baraziciye anyirana n'ibisave baraziciye perezida egisiterete arabati umuntu bita Kezuburo amara abantu yica abantu batega abantu bamubura abantu ikintu twasaba ni uko nk'urubyiruko nko kwiteza imbere hari ukuntu usanga nkanjye ku manywa igihe mba ni kwicuzunguriza nicururiza isambu bitewe n'umwuga uzi avuga ataho kugira ngo nkorere abantu ahubwo kugira ngo nkorere umuntu reka nanjye hari ikintu twasaba ubuyobozi wenda bukadukuriraho kuzajya bagurukana abantu cyangwa se bakabambura ibintu byabo bakabijugunya kandi wenda ntabwo baba bazi ngo waje guhahira umwana ntabwo baba bazi ko ejo umwana ibintu uvuze ntabwo mbyemeye twebwe nk'abantu b'abatekinisiye nawe uri umutekinisiye bagomba gushyira mu mashyirahamwe bakaduha ibikoresho tugakora bakaduha ibikoresho bakadushyira muri kampani tugatera imbere kandi barabikoze ahubwo abo bahaye ibikoresho batababyirira niba utanze ibikoresho bya miliyari 500 ababitanze batababyirira leta irarengana abantu bava iwawe reba nk'abantu bava iwawe niba bikoresha ni bangahe bakibikora barabikora bamwe yego ku ijana 100% ni bangahe ikintu twasaba nk'ubuyobozi bwacu ni ukureba akavuga ati dufite abantu badafite icyo bakora kandi bafite imbaraga bafite n'ibyo bize byo gukora ahubwo abo bantu nibaze tubatera inkunga nubwo baguha ibihumbi 200 cyangwa 100 bakaguha naho gukorera urumva icyo gihe nawe wahita uzamuka ariko noneho nimba udafite aho gukorera nta bikoresho ufite kandi ukeneye kurya aho kujya kwiba ntiwajya kuzunguza akeneye ubumenyi aho kujya kwiba ubumenyi wagenda ugakora izo sambusa uzi kuzikora cyangwa izo bureba cyangwa ayo mandazi ukanyura hano kuko abantu baba bakeneye kurya ari benshi no ku mashantiye na hehe urumva hari serivisi zihuta kandi zibangukiye buri wese ibyo ni ibintu by'umwanda arimantasiyo zirahari kafetiyeri zirahari ibyo ni iby'umwanda hari ibintu bya kampani uba nimba ari igaraje ni igaraje na wani tu arahari urumva ntabwo ari ibintu by'umwanda ni ugutesha akajagari umujyi ibyo ni ugutesha akajagari umujyi akajagari mu mujyi ni nk'abavanderi bafata inuze ni nk'abavanderi bafata imbuto bagashyira mu miryango y'isoko imbuto arigurisha 500 umuntu yaranguye arasora Rwanda Revenue arimo aragurisha 500 undi aragurisha 500 ubwo urumva birasaba ibintu koperative urasora IBM irakenewe
twubake amashuri, twubake ibikorwa, twubake amashuri, twubake amasoko ahagije ku buryo n'abadafite urabona baduha udukiriro ababaji isovu barahari sibyo urumva ambo na za Muhanga barahari ariko twabuze kampani y'abaridegisi hano bakora amashanyarazi wapi, abaporombeye wapi, kubera iki? Abadukuriye babona ibiraka baba bafite inda nini bashaka kurya bonyine. Urumva aba bajeho bimubihama. Urumva mu myuga twiga ibintu hoteleri uba ushaka kujya muri Bonikosiri, ukajya muri Mawusi, ukajya muri Merivede, ubwo nuko nyine fago wabyumvishe. Urumva fago wabyumvishe ntabwo wahumvishe Merivede nyine yare uragenda ukadepoza ugatanga nimero ya telefone ugategereza ko bazaguhamagara. Merivede c'est byose. Okay, sare umusore mwiza ndabona twari duhuye dukumburanye. Cyane byiza ariko mujye kwiyongoza umunsi urangurira n'akantu urabona agiye navuye Kigali narakubiswe byatari kandi nanjye nkaba nagusanga akantu ndakagurira rwose koko narakoke mani abamayero bameze neza. Ndashimira Munyemana David w'i Kigali no bitarashire nabo basaza no bitamutangana boss w'icyayi nabo basani twabanje mu majye mfite n'abana nigishije ngewe abana bakuze bameze i Kigali ngize i Kigali sinyangura ubundi. Umutekinisi wa mbere w'amashanyarazi ni famiye niwo wa mbere muri Huye abita famiye. Wa kabiri Kazungu kura kugura itaburiye ntago ariko niko bwenge ushaka kuba wambaye ariko umubiri waraboze materiel nta bwenge ufite materiel nta bwenge ufite zaze kumariye iki watuziguriye iyo ushonje tuzigurisha. Icyambere ni mind ushaka kwambara inde ameze neza uzamurebe ejo bundi waye icyumweru kimwe nubona yambaye biriya inyundo ya Desire ahubwo inyundo ya Desire mu gikari cyato yatwaye inyundo ya Desire yitwaye Desire ahubwo munyereke muti mushize ribu ubwo mu maso yamufashije aramwamye iriya nyundo umva ngo waye ibyumweru bibiri ureke ataba yayiriye ibyumweru bibiri nibyo ngo waye araba yayiriye uriye inyundo mu gikari cya Tigo kwa Desire urakora inkweto yamutwaye inyundo acyamaze wi hari bindaje man ndaje wowe nari bini bari ubwo buboro bubakaraga nanjye ndahita nkarenga nze tu sawa urashaka musore mwiza reka ngo we musore mwiza muvugane nta kibazo. Yes metre biko he nakusalimia veti yangu uko wapi? Ndio na matala kwa mani na DJ Kalasi asha wapi mani ngura kareti na noze shaka aya kareti na gafi. Okay sawa merci beaucoup reka mugusubiza ndabona yasaze ndabona yasaze sankuyembura ndabona yasaze aha. Yes metre wamwumvise umuhungu wawe aha dore we bana bambwira ati musore mwiza nari narakubuze ngwino ngutema akantu ubu ngubu twaye twibereye ahantu gutya ewana nari bimusirikare nawazi nari aho mu cyarabu kabisa niho duhurira kati aho ngaho poa fresh ni gaya cool sawa nirenge agiye none uko umuntu aragiye sasa gutya uri kuvuga ibintu yerekerana gutya ntigaragara nabi gutera cocktail doye kuki betuje kwingana musore mwiza karametre bimeze bite musore mwiza turashima Imana turashima Gisireti
ewana nawe ndashimira Imana n'abantu bakeya ewana ziraranga muntu ni sawa gusa genda ndashimira n'ubuyobozi bwacu buri kutugezaho ibintu by'iterambere urabona ziraranga muntu ewana ni zikoranye ikoranabuhanga kabisa reka nta muntu wo kugendana ibyangombwa gusa n'ukugera ahantu bakubaza izina ryawe ewana kureba muri kamera gusa bagahita babona ngo wari ufite irangamuntu cyangwa ntawe ufite. Muzehe aravuga ati abacengezi tubata abacengezi bari kutwinjira bari gutwara inyungu zacu ubusigirwe inyungu zacu urabona zirarangamuntu zizakemura ibintu byinshi. Nta muntu uzongera gutakaza irangamuntu ngo avuge ngo nayitaye, nta muntu uzongera kujya ahantu ngo bamwake irangamuntu ngo ayibure nimba ugiye gusaba akazi. Ni byiza urumva zirarangamuntu zo ni fresh. Warifotoje se musore? Kare narifotoje kare urumva uragenda bakakubarura bamara kubarura ukagenda ukicara bakagufotora bamara gufotora ugafata ikiboro kimeze nka zira za jomeri bakagufotora narifotoje kare nanjye navuyeyo kera urumva twebwe ubundi mu Rwanda twebwe turi intore wayibonye urumva iyo watoye yego ubundi mu gihugu uri yego ni gutya uri umunyarwanda wujuje ibyangombwa niyo mpamvu natwe tugomba kwitabira gahunda za leta. Nibyo koko baradufasha ibintu byinshi bavuga ati abahungu b'umujyi bariya bazabijyamo rya leta baranego reka ni twebwe tujyayo mbere Egisete aravuze ati abantu bambaye amakoboyi bose ni abasirikare bacu kandi ntagabeshye umusaza arabizi ko turi abasirikare kandi turashimira muzehe ku byiza yatugejejeho cyane nka kano karere ka Huye kurabona iterambere riri kugenda ridusanga iterambere ryaje rwose umujyi urakeye umeze neza ni good abawurimo urabona batambuka basa neza bakeye ubundi nyine ni hahandi Butare yongeye yabaye Butare ya kera twakuriyemo tubona kera urumva amahumbezi urayumva kabisa. Huye ni nziza n'abatuye Huye ndetse tugashimira n'ubuyobozi ko twaburanye meruka oba za Muhanga uragenda naragiye Kigali wakintu si bakubwiye uburyo naje n'amaguru Kigali yarananiye iwacu ni Huye iwacu ni Huye kuko ihuye aho ngeze hose kuko wabazi imyico yanjye imyitwarire yanjye ntabwo njya mbura job sinjya mbura akazi aho ngeze hose bampa akazi bavuga ati kagongo wacu n'umwataka cyane amaresitora n'amabare n'amahoteli araho ndatwikura bise n'umutekano kandi wo wa mbere reserve yampaye akazi ubu nikorera muri reserve force umukaya ndaba nambaye ifuru ni byiza ndi umusirikare. None se iyo urebye ukareba iyi mvura ukareba imyaka ngo hajemo ibintu ngo bimeze nk'inyo ngo biboze imyaka urabona uzabona umusaruro mwiza mu Rwanda hose. Abagoronome barahari mu Rwanda hari abantu bafite ubwenge bwinshi bariga iby'ubuhinzi barabikangurira abaturage bizera ko kiri atari ikibazo kiri grave gusa uwabona hajemo ibyo bikoko yagana ababihuguriwe bakamwereka uburyo ki agatanga amakuru bakamwereka uburyo ki yabona umuti wo kurwanya ibyo bisimba byaje mu myaka. Hari ikibazo rero kiba mu byaro biba mu mujyi kandi mu mujyi imvura iragwa mu cyaro ntigwe bikaba mu cyaro bikahaba mu cyaro nta ubuvugizi ugasanga ubuvugizi ni bukeya buriya twabigenza gute ndabizi hari isave ubundi hari abagoronome mugira reka nta kibazo ni ukuvuga ngo n'imvura igiye kugwa ihita yikuba iragiye nta kibazo. Abagoronome mwiza rero nitwaye duherukanye nanjye kuva nava i Kigali urabuzure inshuti yanjye iyo nyuze mu mujyi hano babambwiye ati se bamuvandimwe ngo ni impanga yawe nguri impanga yiwe ariko tujye twishimira yuko tunasashe umusore mwiza kabisa. Yuga bumbuze salama musaza umeze utese ni sapeti ako wari mu rutaro koko man uramuzi uramusa mugabo ni ifura n'umwana mu magepfo afite n'ingoma bajya muteza imbere urumva bafite n'ingoma ziryoshye bajya muteza imbere yangure n'isama isa niyo yangure kugira ngo utajya wica na phone irahari ndayifite ariko nguri isaba ati wowe ko ujya nguhamagara nkabo isa n'ubone ku isa isa n'uyibone
gusa ntuzayirya sha umva reka code block yasaye block none ari ndi code yashyizeho ku ruhande yo kugenda na ATM arayimaye ubu ntukinywa dunda ubwo reka narazirese ahubwo reka ngutera isware rero ngiye gutera isware sasa dunda ubwonko bazireke zica abantu zikamena mabya zikijipiko abantu babadunda ubwonko bamenye ko barangiye ubu ngubu inganda zirafunze zadunda ubwonko kubera iki mu bitaro CHP abantu barwa CHB yani butare CHB okay good abantu barwaye amabya barwaye ipyiko barafite amaraso bafite ibibyimba mu nda amabya yarabyimye none iyo bazinyweye umva iyo bazinyweye barashyukwa cyane bakarongora umutwe bagakubita umutwe hasi bagasara ni ngorane dunda ubwonko umuntu afashe iryo tegeko nibaziceze Burundi tunywa byeri tunywe energy maka energy nisuna banza wumva energy inyobwa cyiza energy drink ikongerera imbaraga amavunane umunaniro byose irabimara nose bimeze bite mwana Kigali wasanze bute Kigali ni wageze Nyamirambo se Nyamirambo narageze ntarasa nyine ngenda nkata kuko nabaga mfite utujob mba ndiho kuko najyaga ya restaurant akoraga Nyamirambo yenze gute se ari Nyamirambo akora umuntu yagahembaga neza umukire yaranyambuye wakinga yarakwambuye umukire yaranyambuye kubera iki mwebwe murakora ntimutanga ibyangombwa muvuye ngo mutanze ibyangombwa mugiye amasezerano iyo ufite amasezerano ushaka umwavoka jama namuhaye certificate yanjye duhansinyira ibyangombwa ariko ibyangombwa yansinyiye ntabwo byari byujuje ubuziranenge zarenge zabo niyo mpamvu nabuze n'abantu murega nyine ndavuga ati reka nisubirire Huye nyine kwa kundi mu ku gicumbi cyacu umva yahuye n'ingorane wahuye n'ingorane iyo aza kuba ari ngewe musore mwiza Carmen wese ugira sheri ndamufite navuye ino umbwira ngo ufite ubukwe afite sheri utanga invitation utumira abakapo ahubwo nayo nzi yuko ubukwe bwabaye bugeze he ngo tuzagutera inkunga nayo nk'umusani ubukwe bwa musore mwiza ukuntu byagenze njyewe umugore namubyaje abana babiri nawe ati rero wowe tugomba gutwara ubukwe abo bana babiri n'abanjye ngo uvuye ngo nta bana afite nta bana afite kandi bafite ari abanjye ati rero mubyahita mfererenganya ati nzagumana abana banjye ndabafite ari Keza na Blo ubu ngubu ni ukuvuga ngo uri umupfakazi w'umugabo oya ufite abana babiri ufite Keza na Blo oya ntabwo uri umupfakazi ahubwo ni ukuvuga ngo uri indushyi y'umugabo urumva iyo umugore agutaye ubu uri indushyi reka n'abagore buzuye mu Rwanda u Rwanda rwuzuye abagore beza abana bameze neza nka musore mwiza abana bariho furaha yitwa nde musore mwiza bamwita Blo umwana umufurage bamwita Blo cyakora kabisa urumva umukobwa bamwita Keza musore mwiza hari n'undi mfite bita Natasha ni batatu none ubyize batatu ni batatu shasubiraho nta maba nyine musore mwiza oya ikintu tugomba gukora aba ngaba barahagije ni ukurera abana bagatera imbere nkamenya ishuri bagakura egiserensi yaraduhaye amashuri yaradufasha ntacyo umuntu abivuga uko abizi umuntu abivuga ko abizi kuva kuba bigera ku mutima w'umuntu barabivugiye ku mutima sawa turashimira nyakubahwa perezida wa repubulika waduhaye agaciro natwe nk'abaturarwanda turashimira perezida wa repubulika waduhaye stade mpuzamahanga ya Huye iyo habaye akamace rwose tujya kwireba habaye match ntabwo ari akamace ni match iyo habaye match icyo ari cyo cyose akamace kaba ari keza niyo mpamvu wa mugore wabyaje impanga byagenze gute ko wambwiye ko wamubyaje impanga byagenze gute yahise agenda nyine yaragiye uzazizane nzirerere inka zirakamwa amatarari yagiye hanze n'abana se warifotoje wifotoje nifotoreje ku murenge wa Ngoma ku murenge wa Ngoma muri Bukinanyana twebwe turi intore muri Bukinanyana ni twebwe abantu biheraho ni twebwe tubanza kugeraho mbere y'abandi bose dufite ubuyobozi bwiza rega bro dufite imiyoborere myiza dufite perezida udukunda ushyiraho iterambere agahita tumenyesha njye mfite ikibazo rero sasa njye mfite ikibazo hari mu majyepfo hari urwango ngo ufite ubuyobozi bwiza hari abantu bambura amatelefone ibyo nahoze mbivuga wajya guhitamukira bakagukubita wagitamukira bakagukubita
bashyira umutekano ukabiri urahari kandi bakubitwa abantu babambura ibyabo. Ingamba zarakajijwe natwe ibyo dushinzwe ibyo bintu babikore. Umuntu ari mwera icupa ngo yimye umuntu agakubitwa ngo yamwimye. Iyo umuntu ajya gukora ntajyana n'umuntu yamara kwihara amafaranga ngo yamwimye. Gusa ibyo ngibyo perezida ibyo bintu bikemure ubaze n'ahantu babikemure ngo yamwimye se bajya gukorana wagiye ku rwego umanutse arashwanyuka none ngo yamwimye. Gusa icyo twabwira urubyiruko wenda ni ugukangukira gukora kuko gukora byo si umuco w'Abanyarwanda. Ibyacu ni ugukora tugakura amaboko mu mufuka tugakora, ari ubuyede ukabukora, nibyo ari ubukarani ukabukora, nibyo ari ubukanishi ukabukora, akazi kose wakora ukabaho utagiye. Ngaho mvugira Dunda ubwonko bazice nta nzoga zirimo. Dunda ubwonko ngo arizo bita ganura zo numvise ngo bazihereyeho, ariko nyine ngo umuntu umweganura ngo ntashyukwa ngo ntiwatera akabari ibibyimba mu nda. Abwo bazana ibyimba mu nda. Gahunda ya ziriya Nyirantare zo hakurya iriya Isave bimeze bite ko numva ngo hari inzoga bita Nyirantare ngo yisha abantu ngo abantu baturumbuye amaso, bamwe babyimbye ibirenge abandi babyimbye amatama, ngo ureba umuntu w'umugabo ukagira ngo ni umwana urwaye bwaki. Ibyo bintu birahaba ko ibyo bintu Isave sinjya nkunda kwaka. Ibyo bintu barabiciye abayobozi b'Isave barabiciye. Perezida Excellence arabati uwo muntu bita Kezuburo ni uwuwe nzamwirebera. Nyirantare b'Isave baraziciye Nyirantare b'Isave baraziciye. Perezida Excellence arabati umuntu bita Kezuburo amara abantu yica abantu batega abantu bamubura abantu ikintu twasaba ni uko nk'urubyiruko nko kwiteza imbere. Hari ukuntu usanga nkanjye ku manywa igihe mba ni kwicuzunguriza nicururiza isambu bitewe n'umwuga uzi, avuga ataho kugira ngo nkorere abantu ahubwo kugira ngo nkorere umuntu reka nanjye. Hari ikintu twasaba ubuyobozi wenda bukadukuriraho kuzajya bagurukana abantu cyangwa se bakabambura ibintu byabo bakabijugunya, kandi wenda ntabwo baba bazi ngo waje guhahira umwana, ntabwo baba bazi ko ejo umwana azaba ibintu uvuze ntabwo mbyemeye. Twebwe nk'abantu b'abatekinisiye nawe uri umutekinisiye bagomba gushyira mu mashyirahamwe bakaduha ibikoresho tugakora, bakaduha ibikoresho bakadushyira muri kampani tugatera imbere. Kandi barabikoze ahubwo abo bahaye ibikoresho batababyirira. Niba utanze ibikoresho bya miliyari 500 ababitanze batababyirira, leta irarengana. Oye ni indaya man. Ejo bundi twahuye na musore mwiza atanye indaya 3 azikuye hano muri bese. Azikuye hano muri bese. Ntabwo biti nko korana. Oya ntabwo nkuraburije. Ntabwo wowe nkuraburije. Ndakubwira wari wambara n'indaya ndi kumwe n'indaya. Uri mwese? Wambaye kangahe? Ejo wari kumwe nazo. Muri kunywa Dunda ubwonko n'uvuga ngo zaraciwe ariko uranywa Dunda ubwonko ngewe. Energy drink ni iki waje? Nyine je nakubwiye ngo jya unywa energy. Energy drink ni. Jya unywa energy. Ureke Dunda ubwonko. Musore mwese ndabona amasaha ageze rero sawa, reka dutandukane nanjye reka ngere. Ubangubwire rero. Reka ngere mu rugo ubwo tuzasubira. Ubase nkubwire. Ubwo uraza kumpamagara duhure. Ubangubaze. Uramwenga indaye. Babagore 4. Yabagore 4. Wabashyize ntukazimurema ngo sinkazimurema ntukazimurema wewe byihoreye arase ko arabona yigisha bara n'abanyeshuri n'abandi yigisha ukogosha bara n'abanyeshuri wigisha kogosha arambigisha guteka mani no gukora imireti none naye mbisha gukora amashanyarazi bari bara barugiye gutekinika barugiye muri tekinike cyakora musore c'est fresh amasaha arakuze reka tugende musore.